Audio Jungle. Si muri Minisiteri ya Siporo Ferwafa ngo ni kuvuga perezida ndetse na Muhero Henry basuye ikipe y'igihugu Amavubi baraganira. Ko urabyibuka yuko ku munsi wo kwa gatanu Meddie Kagere yavuze ati perezida bari bagiye kugira ati perezida rero kujya mu gikombe cy'Afurika birashoboka ariko akantu ka motivation karakenewe. ubundi ni ryari twabibiriya bintu twabiheruka perezida wa Ferwafa asura ekipe arasura cyane pe nyine umva nkubwire bugacya Minisitiri wa Siporo agajyayo akajya kuganiriza abakinnyi bajyanye na perezida wa Ferwafa akajyana na PS noneho atijyanye. Tukubyumva Peter ariko ubwo twadeveho gatowe turaje tugaruka ku masezerano. Ni ibiganiro byabaye ku munsi w'ejo rero Minisitiri wa Siporo abwira ko abanyarwanda twese tubari inyuma ndetse tunabatezeho ibyishimo. Mwabibonye hari akantu kagiye gasirikira cyane ati Benin turayitsinda. Hari Minisitiri wa Siporo abivuga ngo nshanze kubivuga neza mu buryo yagize ntabwo senti mpamye ko yenda reka tunabiganireho. Ntabwo ari kenshi tubona Amavubi twagiye tugira amahirwe menshi tukabona yuko inzira yo kwerekeza mu gikombe cya Afurika ku Mavubi irashoboka n'ubu ngubu kandi niyo ishoboka. Yenda reka tuhere 2014 tunabigire na 2015 Peter. Ibyo bintu byaragaragara bigashoboka ariko akenshi twagendaga dukurwamo n'abatoza ku bwa McKinstry turabyibuka, yenda ku bwa Congo Brazza kuri Claude Roy na Affaire Dadi Birori yadukozeho hariya ntabwo twakuye ubona ukuntu tuvamo ku bintu by'amaherere utuntu nyine ntabwo ari ibintu bifatika utuntu ngaho bw'ibiki. Ejo bundi ku bwa Guinea Conakry na Mozambique hari ikindi gihugu twari turi kumwe n'ikintu mu gikombe cya Afurika cya kindi twabonye ngo twatsinze twabonye rero gutsinda Mozambique kimwe cya byiringiraga ubwo twinge twari turi kumwe na Mozambique turi kumwe na Guinea Conakry uraturebera. Ibyo bintu byose byagaragaraga